Nshuti bavandimwe mukurikiye umuyoboro wacu wa Kerubimu, twongeye kubasuhuza. Kristo Yezu akuzwe. Ijuru n'isi bizashira, ariko ijambo ryawe Mana rizahoraho. Niyo mpamvu twongeye kuza imbere yawe kugira ngo dusangire iri jambo, dusangire ubukungu uduha, dusangire umugati uduha, ugendeye kuri iri jambo, ryo ritumara inzara, ryo ritumara inyota. Nagira ngo Wiri adusuhuze nawe, ubundi dukomeze ikiganiro nyuma y'uko anadusengeye. Kristo Yezu akozwe. Ni umuvandimwe wanyu Wiri Kimenyi. Mu bisanzwe rero n'ubundi twongeye kuza kuganira namwe, gusangira namwe ku byo Nyagasani aba yaduhaye. Ibiganiro dukora rwose mujye mudushyiraho komenti kugira ngo twumve ko turi kumwe, kandi biradufasha. Tunashimira cyane abantu bose bakomeje kujya baduha komenti ku byo mu biganiro tubagezaho. Murakoze cyane. Rero dutangize isengesho, tuzirikane zaburi ya mbere. Muri zaburi ya mbere niryo sengesho rero duherekeza muri kino kiganiro tugiye kugirana. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Hahirwa umuntu udakurikiza inama y'abagiranabi, akirinda inzira y'abanyabyaha, kandi ntiyicarane n'abaneguranyi, ahubwo agahimbazwa n'amategeko y'Uhoraho, akayazirikana umunsi n'ijoro. Ameze nk'igiti cyatewe iruhande rw'umugezi, kikera imbuto uko igihe kigeze, kandi amababi yacyo ntagire ubwo arabirana. Uwo muntu ibyo akora byose biramuhira. Naho ku bagiranabi si uko bigenda. Bo bameze nk'umurama uhuhwa n'umuyaga, nicyo gituma ku munsi w'urubanza batazegura umutwe. N'abanyabyaha ntibazajye mu iteraniro ry'intungane, kuko Uhoraho yita ku nzira y'intungane, naho inzira y'abagiranabi ikagusha ruhabo. Na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, ni wowe n'iteka ryose. Amen. Bavuniro cyacu cy'uyu munsi, turabanza dusubize ikibazo bari batubajije. Ubwashize twari twagisubijeho, ntitwakirangiza, ariko turagisubiza noneho. Nyuma dukurikizeho ikindi gice cyo kuganira. Turagenda tuganira ku bitabo bimwe dusanga muri Bibiliya, ariko kuri uyu munsi turaganira ku gitabo cy'ivanjiri ya Matayo. Murakoze. Umuvandimwe yadufasha gusubiza ikibazo umuvandimwe yari yatubajije, ubundi rero tugakomeza n'ibindi. Murakoze Wiri. Ubwo hari ibibazo bibiri ahubwo twagombye kugarukaho, ariko kimwe ntabwo ari ikibazo. Abantu bakomeje kugenda batubaza, abakerubimu bivuga iki, abakerubimu bivuga iki, abakerubimu bivuga iki. Bamwe bafite ubwoba ko yaba ari wenda nk'ishyaka hari rihishe inyuma y'iryo zina, bakazajya kwibona bari mu bintu batazi ibyo ari byo. Abandi bakavuga bati ubundi ibyo bintu ntabwo abakerubimu ari ikintu gihishe. Ni ibintu dukura muri Bibiliya. Ahambere tubisanga ni mu gitabo cy'Intangiriro 3:24. Batubwira yuko Uhoraho cyangwa se Nyagasani ashyira abarinzi babiri. Abo barinzi bitwa abakerubimu ku burasirazuba bwa Edeni, kugira ngo bayirinde, babuze umuntu kugerayo adafite uburenganzira. Abo bakerubimu tugenda tubabona ahantu hose Imana igiye kubonana n'abantu, igiye kubonana na Musa, cyangwa se igiye kubonana no mu ihema ry'ibonaniro. Buri gihe yavugiraga inyuma y'abakerubimu. Abakerubimu rero ni igice cy'abamarayika, ni igice cy'abantu barinda ijambo ry'Imana, bakaryakira kugira ngo barigeze ku bandi. Twese urumva tutishimiye kuba abakerubimu? Mwebwe mwumva mutishimiye kuba abakerubimu? Turabatumiye rero ku bakerubimu, kandi ubwo wenda tuzagerageza ko hafi ya buri kiganiro tuzaba tureba umurongo urimo uvuga ku bakerubimu,
tuwuhereho tuwuvugaho buri kiganiro. Ibyo turabyemeye, tuzagenda tubikora nibyo rwose kuko iyo byaba mirongo ni byiza myinshi cyane. cyane. Mm, Noneho ikibazo umuvandimwe yari yibajije rero avuga ati Yezu ni umwami w'ijuru n'isi n'ukuzimu. mm, Ntabwo iki kibazo ndi bugitindeho, ubwo azajya muri Luka 20 umurongo wa 38. Yezu atubwira yuko, nushaka uhasome Luka 20 38, atubwira yuko ari Imana y'abazima, ntabwo ari Imana y'abapfuye. Ukuzimu ni uko abapfuye, naho Imana ni Imana y'abazima, si Imana y'abapfuye. Naho wahageze rero ubwo wahasoma, Yezu ni umwami w'ijuru n'isi, ijuru n'isi nk'ingoma ye, ijuru nk'urukundo rwe, isi nk'ingoma ye. Ubwo rero ibitari mu ngoma ye ntabwo abitindaho cyane, ariko noneho ntibikuraho yuko ibitari mu ngoma ye, ibitari mu rugendo nawe akomeza kubihaza urukundo. Ibyo twari twanabivuzeho muri Matayo 5:45. Adusomere niba wahageze. muri Luka umurongo wa 38, 20 umurongo wa 38. umutwe wa 20 umurongo wa 38 haragira ngo ntabwo rero ari Imana y'abapfuye ahubwo ni Imana y'abazima, koko se, koko bose niyo babereyeho. Mm. Niyo mpamvu rero nubyumva gutyo, nubisoma gutyo, uzumva yuko batubwira yuko ni Imana y'abazima, ntabwo ari Imana y'abapfuye. Abapfuye nibo bari mu nyenga, abapfuye nibo bari kuzimu, abapfuye nibo bari muri Gehenome, naho abazima bari mu kaboko k'Imana. Abo ngabo nibo babarirwa mu ijuru no mu isi, mu ijuru no mu isi aho Imana iyobora. Naho rero abapfuye ni ukuvuga bahisemo umuriro utazima cyangwa se inyenga. Abo ngabo ntabwo ubutegetsi bwe bumubageraho, ariko urukundo rwo rukomeza kubageraho nk'uko rugera, nk'uko izuba rimurika kuri buri wese. Ariko ntabwo bivuga yuko barukoresheje neza cyangwa se barukoresha neza cyangwa bazarukoresha neza. Ubwo ntabwo turabitinda, ariko mumenye ko inyenga ari umuntu uyihitamo, ni n'umuntu uyikorera, cyangwa se n'abantu bayihitamo, ni n'abantu bayikora. Mu gihe abari mu ijuru cyangwa mu isi y'Imana, abo ngabo bakurikiza amabwiriza n'amategeko y'Imana, akaba ariyo ibagenga, akaba ariyo ibamenyera byose. Ubwo twakomeje rero, reka tujye ku kiganiro cy'uyu munsi. None se wiri, keka niba hari icyo Karame, ushaka kongeraho kuri kiriya. biriya nta kindi nashobora kongeraho, dukomeze ikiganiro. Ikibazo cyanjye rero ngiye kukubaza, turimo gutegura Noheli. Yego. Noheli yaba yaragushimishije ni iyihe mu buzima bwawe, kubera iki? bo nakibuka umwaka hari kera, numva nari nkiri umwana mutoya, banguriye utwenda dushyashya. Ntabwo wibuka umwaka? ndumva Ntabwo wibuka umwaka? ntabwo ndi kwibuka umwaka, ariko ndumva ari kera icyo gihe bari banguriye utwenda dushyashya. Ndumva no mu ishuri nari natsinze, papa ngurira n'igitabo. Ndumva ari ibyo nibuka, nibyo byanshimishije. Kuri wowe Eh, Noheli iryoshye ni iyo ngiyo. Njye Noheli yanshimishije ni iyo muri 1999. Ni Noheli yinjiraga mu mwaka w'2000. Ni Noheli yaje nkimara none naritabye karame, kuko mm, sinzi nawe wibuka, nakubwiye cyangwa nababwiye ko ngewe nagarutse mu kiliziya muri 1997. Ubwo rero 1999 nari ntangiye gufatisha, nari ntangiye kugenda mererwa neza. Ubwo rero niyo Noheli nagiyemo, niyo Noheli ndabyibuka rwose, hari haryoshye, ari nijoro, twatumiwe n'ababikira, ariko ntabwo ari ugutumirwa gusa, na misa yari yaryoshye, twakoze ibintu biryoshye. Ubwo ndavuga mu rwego rwa kiliziya. Ariko rero ntumbaze ngo byari basomye iki, byari biryoshye iki, kuko ndaba nka wa muntu waje uti se basomye iki mu misa, akavuga ati padiri yigishije byari byiza, hanyuma se basomye bike shwida, ntabyo yibuka. Nanjye ni uko mm. nguko ndakumerera, ariko iyo niyo yari Noheli. Uyu munsi se iyo bakubwiye Noheli cyangwa iyo bavuze Noheli, wumva iki mu Rwanda? Iyo bavuze Noheli twumva habaho
navuga ngo ni umunsi mukuru abantu baba bizihiza ko Nyagasani Yezu Kristo aza kudusura kugira ngo abane natwe nyine atwigishirize ugushaka kwe cyangwa se afite navuga ngo ni ivuka ry'umwami wacu Yezu Kristo hano kuri iyi si. Amfe nuko nguko navuga mu Rwanda tusa nk'aho tubifata. Mhm. None se Mm. umubare w'ibimasa n'amasake byikubita hasi ntacyo bikubwira? Ibyo ngibyo rwose byo urumva umunsi mukuru urangwa no kurya, kwishima, abantu bakanezerwa bakarushaho kumererwa neza. Ibyo rero ni ibiherekeza uwo munsi mukuru nyine bituma urushaho kuryoha. Mm. Njye rero iyo bavuze ubu noheri uyu munsi aho undi yaratangiye, imihanda irimo kwaka, imijyi irimo kwaka, amaduka arimo kwaka, ariko ubwo n'abana baba baturiye inyuma, baba bandiye inyuma barimo kumbwira bati kado yanjye, kado yanjye, kado yanjye. Muri make ya noheri hano ni kado. Noheri ni fete abantu bahura muri famiye bagasangira, ariko kujya mu misa ndumva atari ikibazo cyabo, nta nubwo ari ikibazo bari bagifite kuri iyo ngingo. Ubwo rero noheri ikibazo gitumye nkubaza gutyo ni uko dushobora kwibaza, ese iracyari umunsi wo kuvuka kwa Kristu cyangwa yabaye umunsi mukuru nk'iyindi yose ituma abantu babasha kuruhuka? Kuri n'aha ngaha ni umunsi ubona wo kuruhuka, ariko nanone usanga abantu nyine cyane, yego si bose ariko abenshi baba bagiye gusingiza Nyagasani nyine mu buryo bw'amateraniro, kubera ko wenda hari abayizihiza hari n'abatayizihiza, bose babona uwo munsi bakaruhuka, cyane ko kenshi ukunda kuba no mu mibyizi. Ubwo rero reka tuvuge noheri tuyivuge nk'abakristu. Iryo jambo ntabwo riba muri Bibiliya, ubwo ndabizi abarokore ntibabuze kubikubwira. Iryo jambo iyo ugeze ku badiventi cyangwa se abari mu madini ajya gusa nabo bahita bakubwira bati n'ubundi ni ibigirwamana by'i Roma abantu baba barimo kuramya kuri iriya tariki. Ndumva ibyo bintu atari ubwa mbere ubyumva. Ibyo byo ntabwo ari ubwa mbere mbyumvise, ni ibintu ahubwo bikunda gutera polemike cyane nyine, kubera ko iryo jambo ngo ntiriba muri Bibiliya. Bityo rero bakabona ko ngo ni imihango nyine ya gipagane, nuko nyine bagahagararaho gutyo, nuko. Ubwo nanone iyo bakomeje kubivuga bakubwira yuko ni iki cyakubwira ko 25 z'ukwa cumi n'abiri ari wo munsi tugomba gufata, bakakubwira ko ubundi mubara muhereye ku ki. Ubwo ibyo ntabwo ndabitindaho, nzi ko hari n'umuvandimwe ukunda gukurikira wigeze no kukubwira ko ngo ijambo 25 ngo iyo tariki yanditse inshuro imwe muri Bibiliya, ngo ni umunsi batoye amaso y'umwami. Ubwo twisanga mu gitabo cya Jeremiya, ndumva ari 37, ariko ubwo ntabwo nabirebye. Mm. Avuga ko ari umunsi w'abapagani, ubwo aba yabisobanuye yavuye hasi. Ariko ikibazo ntabwo ari icyo ngicyo. Turamutse tugiye gushaka Bibiliyamo amateka ntacyo byatumarira. Nanjye rero ntabwo ari amateka nje kuvugaho. Niba abantu bashobora kwicara bakavuga ati uyu munsi dukora aniveriseri y'iki n'iki, dukora umunsi mukuru w'iki n'iki, ntabwo numva impamvu abakristo bo batagira iminsi mikuru, batagira umunsi wo guhagarara ngo batekereze. Ubwo rero umunsi mukuru ngiye mufata nte nk'umukristo? Umunsi mukuru iyo uva ukagera, navuga noheri, yaba pasika, yaba asansiyo, yaba asomusiyo, yaba n'indi minsi mikuru, wagombye kuba umwanya wo kongera kureba aho umuntu yari ari umwaka wabanjije, akareba ko umwaka ukurikiyeho. Kugira ngo muribuka ko wenda urabifite ubibona, iyo abantu barimo gutegura nk'ubukwe bagerageza gusiga akarangi, bakagerageza kongera gukubura ku muhanda, bakongera kugira ibintu bakemura mu rugo bashyira ku murongo.
yewe hagira n'ibintu bagura kugira ngo bavuge ati iki kintu twakiguze umunsi dushyingira uriya mukobwa, iki kintu twakiguze cyangwa twagikoze habaye iki, nk'uko wabivugaga uwo mwenda bawukuguriye habaye iki, kugira ngo hagire akantu gasigara, hagire akantu gasigara, hagire ikintu kigaragara cyakozwe kubera uwo munsi mukuru. Ngira ngo wenda nko mu bihugu bimwe na bimwe no mu Rwanda byaraje, niba hari umunsi mukuru uyu n'uyu mugomba gutera amarangi ku muhanda, niba hari umuperezida uzaza mugomba gutera amarangi ku muhanda. Kubera iki? Kubera yuko ni ikintu kigaragara. Noneho rero ku bakristu ubwo tugiye kwinjira mu ntuza muri adiventi. Kubera iki iryo jambo? Iryo jambo adiventi ubwo muraza gusanga ko ari ijambo naryo turi bwibaze ngo riri muri biriya cyangwa ntiririmo, ariko icyo ntabwo ari cyo kibazo. Ahubwo nagira ngo mbamenyeshe ko hari n'amadini yitwa abadivantisite cyangwa se abantu bategereje. Bategereje nde? Bategereje iki? Njye ntabwo navuga ko dutegereje ko Yezu avuka kuko ibyo byarabaye, ariko noneho ko Yezu avukira muri ngewe, ko ubuzima bwa Yezu butangira muri ngewe, ibyo byo njye ndabyifuza. Ibyo ndabyifuza, genda nabisaba. Ubwo rero kuba turimo gutegura adiventi twagombye gutekereza ibintu bitatu. Icya mbere twagombye gutekereza ni uko tugomba kwisubiraho. Ngira ngo amasomo turimo gusoma muri iyi minsi mu gitabo cya Izayi akomeza kutubwira nimwagure amarembo, mukureho utununga, mumanure iyo misozi. Ibyo ngibyo ni ibintu bidusaba guhinduka. Ngiki ikintu cya mbere iki gihe tuba turimo cyangwa se uwo mwaka tuba turimo twagombye guhinduka. Iyo umuntu rero amaze guhinduka, ubwo ndavuga adiventi uko twagombye kwifata, tugomba guhinduka tukava mu nzira twari turimo, tukamanura utwo tununga turi muri twe. Utwo tununga nta kindi baba bavuga uretse ibikorwa bitari byiza. Tugakora iyo mihanda cyangwa se izo nzira kugira ngo Nyagasani abone aho anyura, kubera ko Nyagasani ari inzira. Ni ukugerageza kuva mu nzira y'ikinyoma, ibiyaza buri twasomaga, kugenda mu nzira nziza, mu nzira y'ibyiza, mu nzira y'abeza. Ibyo nanone nicyo dusabwa muri ibi dusabwa. Noneho icya gatatu tuba dusabwa ni ukugira ngo twitegure by'ukuri kwakira umukiza. Ubwo rero kwakira umukiza, iyo wamwakiriye nguko kuvuka. Ntabwo ushobora kuvuka udahindutse, ugomba kubanza guhinduka, wamara guhinduka ukavuka. Ibyo rero nibyo dusabwa muri ibi bihe. Ngira ngo na Noheli nicyo ngicyo nakifuriza buri wese, ni uko Yezu avuka muri we. Uwo Yezu yavutse muri we, ubwo ngubwo mbivuge mbirangize, uwo ntiyongera gupfa kubera ko Yezu ntapfa. Uwo nguwo aba yinjiye mu buzima buhoraho kubera yuko uwavutse ku bwa Kristu, uwavutse ku bwa Nyagasani Yezu Kristu ntiyongera gupfa. Ubwo rero muri iki gihe cyo gutegura Noheli, turagira ngo tuzakore ku bitabo 4 by'amavanjiri. Ibyo bitabo 4, hari igitabo cya Matayo, igitabo cya Mariko, igitabo cya Luka n'igitabo cya Yohana. Impamvu tugomba gukora kuri ibi bitabo 4 ni uko nabyo ku buryo n'ubundi ababyanditse bafite uko bagiye bahinduka, bafite uko bavutse, bafite n'uburyo binjiye mu buzima buhoraho. Barahindutse. Ubwo Matayo niyo tugiye kureba uyu munsi, aravuka noneho yinjira mu buzima buhoraho. Matayo rero kimwe tumubara mu banditsi. Ibitabo byinshi tubona mu isezerano rishya byandikiwe muri Turukiya. Byandikiwe uyu munsi ahari igihugu cya Turukiya, niho bari barahungiye, niho hari diaspora nini y'intumwa n'abigishwa bazo. Iyo diaspora niyo iduha ibi bitabo, ariko ibyo bitabo bikagenda byitirirwa amazina ya bamwe mu ntumwa cyangwa se ya bamwe mu bagendanye n'intumwa. Ubwo rero Matayo ari mu ikipe yagendanye na Paul,
iyo kipe iduha amabaruwa ya Paul, iyo kipe iduha n'iki n'igitabo cya Matayo. Biragoye ko ngewe uyu munsi ndavuga uyu munsi mbabwira ngo icyo gitabo cyanditswe na Matayo kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa nyuma, nk'uko byangora kukubwira yuko amabaruwa ya Paul yanditswe, nari mvuze Paul cyangwa mvuze Matayo mu kanya, byangora kubabwira ko iki gitabo cyanditswe na Matayo kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa nyuma, nk'uko byanangora kubabwira ko amabaruwa yitirirwa Paul yanditswe na Paul kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa nyuma, ahubwo ni itsinda cyangwa amakipe y'abantu bumvaga bibona mu nyigisho za Paul cyangwa se mu nyigisho z'uyu nguyu, bagendanaga nawe, noneho bakishyira hamwe bakagenda bandika ibyo bintu bigenda byigishwa. Ibyo ngibyo wenda muzabisanga no mu isezerano rya kera. Abantu baricaraga nk'ubu ngubu, tuzi ko hari ibitabo 5 byitirirwa Musa, ariko Musa hari aho bavuga ngo nta wundi muhanuzi wabayeho nka we, byandikwa yarapfuye. Ni ukuvuga ngo byanditswe n'ikipe cyangwa itsinda y'abantu babyandika mu izina rya Moyize. Ntabwo ari ikintu gitunguranye rero cyangwa gitungurana. Kubera iki? Kuko kera iyo abantu bajyaga kwandika, ndavuga ibi ngibi by'Imana, iby'ubutumwa bwiza, bajyaga inyuma y'izina rifite imbaraga kugira ngo n'ibyo bintu banditse bigire imbaraga. Mu gihe uyu munsi usigaye ujya kuri YouTube wajya gushakisha indirimbo, ugasanga ngo hari droit d'auteur irafunze, ntushobora kuyikoresha. Birababaje. Umuntu agahimba indirimbo y'Imana, umuntu agakora ikintu cy'Imana, ariko yarangiza akakigurisha, cyangwa yarangiza akagishyiraho itegeko ry'uko udashobora kugikoresha, ngo kubera ko ari izina rye. Nyamuneka ibyo dutunze byose ni iby'Imana. Sinzi ukuntu umuntu yumva ngo bakoresheje izina rye batarikoresheje mu kintu kibi, byarangiza akajya kuburana cyangwa akajya kubufungisha abantu kuri YouTube ngo kugira ngo badakoresha ibihangano bye. Twarahabutse pe, twarahabutse. Inda isigaye yarasumbye umutima. Mu gihe yapfuye cya haryoshye. Yeremiya abantu bafataga izina rye bakarikoresha, icyangombwa ni uko barimo kurikoresha bavuga neza Imana. Mu gihe cya ba Paul cyangwa se mu gihe cy'intumwa, ko abantu bakoresha izina ry'intumwa kubera ko zifite ubwo butegetsi muri zo cyangwa zahawe n'Imana, nta cyari kibabaje muri byo. Icy'ingenzi ni uko ingoma y'ijuru yaguka. Nicyo cya mbere nababwira. Ubwo rero muri Matayo icyo namubabwiraho kindi, ubwo ari naho ngiye kwinjira muri Matayo koko, ni uko Matayo ari we muntu ubasha kugusobanurira. Iyo ukurikiye igitabo cya Matayo, ivanjiri ya Matayo, ubasha kumva neza isezerano rya kera aho rihuriye n'irishya. Ubwo rero nushaka gusoma Matayo utarasomye isezerano rya kera, ntuzigera umwumva, kuko utuntu twose yandika, simvuze ngo twose, ariko hafi ya twose agerageza kujya gushaka igisobanuro mu isezerano rya kera. Akantu kose avuze ajya gushakisha igisobanuro hehe? Mu isezerano rya kera. Akantu kose avuze ajya gushaka isezerano rya kera. Nk'ubu urugero, reka dufate ugitangira igitabo cya Matayo, atangira atubwira ngo ibisekuru 42 bibanziriza Yezu. Atangira akavuga 14, akongera akavuga 14, akongera akavuga 14. Ubwo ni ukuvuga ibisekuru 42 bibanziriza Yezu. Iyo 42, kubera ko ubwo Matayo ari umuntu ufashe ku buryo busobanutse mu isezerano rya kera, iyo 42 nk'igishushanyo cy'iki cyo kurangira ku isezerano rya kera, iyo 42 nk'igishushanyo cyo gutangira ku isezerano rishya. Ubwo murambwira ngo bikuye he? 42 ni 6 gukuba 7, cyangwa se 7 gukuba 6. Ako 7 nk'ibintu byapfapfanye bikarangira, ubwo ni ukuvuga iby'isezerano rya kera, noneho bikaba bigomba kongera gutangira bundi bushya, bikaba ibintu bishyashya, noneho akaba ari ibintu bizima. 6 nka kiliziya ibihagarariye, kiliziya yo mu isezerano rya kera igomba kurangira ikongera igatangira ari kiliziya nshya itangijwe na Nyagasani Yezu Kristo.
ubwo urumva agahita abikora mu ntuza agitangira akaduha ibisekuru mirongo ine na bibiri, ni ukuvuga gatandatu gukuba karindwi cyangwa karindwi gukuba gatandatu, nk'ikimenyetso cy'ibirangira nk'ikimenyetso cy'ibitangira. Icya kabiri, ubwo kugira ngo mubone ukuntu ikintu cyose yandika ajya kugishakisha cyangwa ashaka gusobanura ibyo muri Ancien Testament, ni uko afata umunsi w'ubwe ahamagarwa. Umunsi ahamagarwa Yezu amusanga akamubwira ati vayo nkurikira. Noneho uwo munsi agakoresha, ubwo turi muri Matayo 9, agakoresha umunsi mukuru. Uwo munsi mukuru agatanga ibyo byose ibyo yari yaribye akagurisha, akavuga ati muhe abakene kandi ndabibasubije ibyo nabibye. Noneho akavuga ngo icyo mujye mwibuka yuko icy'ingenzi ari iki, ari urukundo ahubwo atari ibitambo. Ni ukuvuga ngo icy'ingenzi ni urukundo Imana imugiriye kurusha ibitambo. Ayo magambo tuyasanga hehe? Tuyasanga mu gitabo cya Oze, umutwe wa 6, umurongo wa 6. Naho ngo ibintu byose yandika, uko yandika agenda ajya gushakisha muri Ancien Testament cyangwa se mu isezerano rya kera. Ubwo noneho tukiri muri ibyo ngibyo, iyo Yohana ajya kubatizwa, nako Yohana ajya kubatiza Yezu, Yohana aravuga ati ntabwo njye nkubatiza, ntabwo bishoboka. Ubwo turi muri Matayo 3:15. Noneho Yezu yakamubwira atoya, reka dukore kugira ngo twuzuze ibya kera, twuzuze ibyanditse, tuzuze ibyiza. Naho ngo buri gihe akantu kose akora ni ukugira ngo huzuzwe ibya kera. Noneho muri Matayo 5, nubwo ndacyari mu byo kuzuza kuko aricyo kintu cya mbere arwana nacyo. Ni ukuvuga ngo ivanjiri yose irwana no gusobanura cyangwa se kwerekana ko isezerano rishya ari igisobanuro cy'isezerano rya kera, cyangwa se ryuzuza isezerano rya kera. Ibyo tubisanga muri Matayo 5:17 kujya kuri 18. Ushatse wahasoma aha hantu kuko bene data bakunda kuhadukubitisha. Havuga ngo iki? Aravuga ngo sinaje gukuraho amategeko n'abahanuzi, ahubwo naje kuyuzuza. None agakomeza avuga ati igihe cyose, hashakiye wasoma igihe cyose. wa 18. 17 na 18 niba wahageze wahasoma. Umutwe wa 5 umurongo wa 17 kugera kwa 18. Nimukeke ko naje kuvanaho amategeko cyangwa abahanuzi, sinaje gukuraho, ahubwo naje kunonosora. Koko rero ndababwira ukuri, kugeza igihe ijuru n'isi bizashirira, nta nyuguti nta n'akadomo bizava ku mategeko ibyo byose bitarangiye. Uwo ni Matayo. Ni ukuvuga ngo buri gihe icyo kintu ni ukuvuga ngo kuva ku gitabo ku mutwe wa mbere kugera ku wa 28, icyo kintu agenda kigarukaho. Ubwo nanone mu rwego rwo kwerekana ko ari ibyuzuzwa, muri Matayo 23 akoresha amagambo dusanga muri Izayi 7:14, aho atubwira ngo umwari yasamye, umwana yatuvukiye. Umwari yasamye, aho batwereka yuko hari umwari uzasama noneho akatubyarira umukiza. Ibyo tubisanga muri Matayo 1:23, ariko noneho bikaba biva hehe? Muri Izayi 7:14. Ibyo ngibyo byo muri Izayi 7:14 ni naho batubwira yuko abyara umwana witwa Emmanuel. Uriya mwana witwa Emmanuel cyangwa se Imana turi kumwe, abigarukaho muri Matayo 28:18, 20 havuga ngo ubu ndi kumwe namwe igihe cyose. Imana turi kumwe, ndi kumwe namwe igihe cyose. Iyo ndi kumwe namwe igihe cyose ikomeza kugaruka kenshi mu myandikire ya Matayo. Nanone ikindi Matayo ngubwo wenda nanone ku kuvuka kwa Yezu, kuko aribyo turimo tuvugaho, turimo dutindaho, akoresha amagambo nanone muri Matayo 2:6, hari abami baza kuramya Yezu. Hari aho yerekana ko bagomba kumuramya. Ibyo ngibyo tubisanga mu yimuka Misiri. Ibyo byo ni ibisanzwe by'uko tugomba kuramya no gupfukamira Imana. Nta wundi tugomba gupfukamira, ubwo ni Yezu. Berekanaga ko ari we Mana, kumupfukamira no kumuramya. Ariko noneho muri Matayo 2:6
yongera kutubwira yuko Betelehemu hagomba kuvuka umucunguzi, ntabwo ari uwo mujyi mutoya. Betelehemu ni inzu y'umugati. Ibyo nanone akaba asubiye hehe? Muri Ansiye Tesitama cyangwa mu isezerano rya kera, ashaka kutwereka wa mugati Imana n'ubundi yakomeje gutungisha Abisiraheli. Ni uwo mugati ugarutse. Uwo mugati ninde? Ni Nyagasani Yezu Kristo. Ubwo nanone muri Matayo 2:15, mbo kuri ako kantu nibuka ko hari n'ikiganiro duherutse gukora wenda kuri Yeruzalemu. Icyo gihe hari akabazo nari nagize ngo ndi kwibaza kubera iki Yezu yavukiye ubundi Betelehemu buriya. nidukora ntuza nidukora kuri Luka, ho nzagerageza gusobanura ntuza misa, kuko Luka, ukuvuka kwa Yezu ni igisobanuro cya misa, kuko tuhafite ameza, tukahagira abigisha, tukahagira abaririmba Gloria, ibyo byose tubifite mu ivanjiri ya Luka. Mu kuvuka kwa Yezu birimo misa yose uko itangira. Ubwo dukomeze tuzabigarukaho nidukora ku kiganiro cya Luka, ibyo wikihuta. dukomeze ariko wenda sinzi, ariko ndaza kukibaza nyuma Niyo baza kibazo dukomeze. kibazo, kuko wenda twakwibagirwa. Nari mbo hari ahantu wigeze ukomoza ngo buri uko bandika bagenderaga ku izina rifite imbaraga, Mm. navuga ngo rifite ububasha. Ubwo wenda nka Matayo turi kuvugaho imbaraga turabona muri Matayo, ni uko wagiye ubisobanura ko buri gihe areba muri Ansiye Tesitama, akaba ibyo yandika byose afite aho biba biri ubusobanuro bwabyo, cyangwa se aho biba bishingiye. Mm. Nizo cyangwa wenda hari ubundi buryo umuntu yabyumvamo. Mbere na mbere bucyo ko Matayo ari mu ntumwa, ari muri 12. Icyo ubwacyo kimuha imbaraga. Mm, Noneho icya mm, kabiri, kubera ko ari mu ikipe igendana igihe kirekire na Paul, cyangwa se mu itsinda rya Paul, ni abantu bandika bafite umugambi wo gusobanurira Abayahudi ko Yezu ari hagati muri twebwe, ko nta kindi bagomba gutegereza, ko nta yindi adiventi bafite. Yezu ari hagati muri twebwe, bagomba guhinduka. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, bakemera ko Yezu abavukiramo, noneho bakabona ubugingo buhoraho. Ngicyo ikintu mbese wowe ni ukuvuga ngo ni umuntu wandika mbere na mbere atekereza guhindura Abayahudi. mm, Nicyo kintu yifitemo. Ntabwo rero azajya kubahindura adakoresheje amagambo bamenyereye, cyangwa mm, atagenda akubita ku kintu bamenyereye. Ngicyo igituma we ako kantu agomba kugakora, akomeza kugakora gutyo, yandika ashakisha ikintu cyabumvisha, ashakisha ikintu cyabumvisha. Noneho ubwo ngubwo turi kunoza muri iyi vanjiri ya Matayo, ubwo hari nk'akantu wenda ubwo ndavugaho. Muribuka bari abana bicwa, kubera yuko batekereje ko Yezu yahavukiye. Haba Yozefu na nyina w'umwana bahunga n'umwana bakamujyana mu Misiri. Ariko ibyo nanone bikuzuza ijambo ryanditse muri Ozeya 11:1, aho bavuga ngo nahamagaye umwana wanjye mu Misiri. Ubwo nanone iryo jambo biri muri Ozeya 11:1. Naho ngo uko agenda yandika, agenda afite ikintu arimo gusubiza, cyangwa se uburyo we asoma ubuzima bwa Yezu, abusoma agendeye ku isezerano rya kera. Natwe niba dushaka kumva Yezu uwo ari we, tukamwakira pe akaganza muri twebwe, nta handi tuzamukura uretse kujya kumushakisha mu isezerano rya kera. Ariko bari abana bicwa, hari uguhunga. Ubwo wenda ntabwo uyu munsi nshaka gutinda ku magambo icyo barimo kutubwira, ariko guhunga ni ukwitandukanya n'ikibi, ni ukwitandukanya n'ikinyoma. Ngicyo iyo bivuze ngo umuntu arahunze. Kuba rero Yozefu, Bikira Mariya n'umwana bahunga, bagahunga umwami, uwo mwami ni ukwitandukanya n'ikibi. Noneho ikigaragara ko ari n'ikibi, ni uko icyo kibi kirangiza kishe n'akantu kose gahagarariye iki? Ubugwaneza n'ubuzima. Aho ngaho niba ari abana, kuko abana ni igice cya nyuma cy'ubugwaneza n'ubuzima.
bahagararira muri Bibiliya. Kuba rero uriya mwami aza kubyica, ubwo ndamutse nsunitse ku buryo dusoma, ni uko ikintu cyari gisigaye nk'inyigisho cyangwa imitekerereze hariya muri Isirayeli, nta buzima n'ubuzima buto nticyashobora gutuma bubaho. Ubwo wenda ubwo tuzagenda tubigarukaho, ibyo ngibyo ni ku bundi buryo bwo ni- gusoma, ni- ni ubundi buryo bwo kubisoma cyangwa se bwo kubibaho. Nanone Matayo yandika afite mu mutwe we uburyo yumva ivanjiri ye abantu bayifata. Ni ukuvuga ngo yandika ku buryo abayahudi bamenyereye kuboroka, kuko bari bamenyereye kuboroka za zaburi, bari bamenyereye gusomerwa ijambo ry'Imana buri gihe, ku buryo biborohera kurifata. Ni ukuvuga ngo iyo uhereye habanza kiriya gice cya mbere, Matayo rimwe kabiri, noneho gatatu bakatubwira Yezu abatizwa, kane bakatubwira ahura na shitani, noneho gatanu kugera kuri karindwi ni ya nyigisho itangirwa na hahirwa. Gatanu kugera kuri karindwi, noneho wagera ku munani agakora ibitangaza, ku icyenda nibwo atora intumwa ze bwa kabiri, ariko noneho ku icumi, ubwo icyenda ari naho Matayo atorwamo, ariko noneho ku icumi agatora intumwa ku mugaragaro. Cumi na rimwe ngo ni ivanjiri yoroshye kuyifata, biroroshye kuyifata kuko bigiye bikurikiranye. Cumi na rimwe noneho niho atubwira biriya by'inuza by'uko abaremerewe, abarushye bose baza akabatabara. Ubu ugakomeza cumi na kabiri yibanda ku isabato, cumi na gatatu ni imigani. Ariko noneho Matayo muri cumi na gatatu akongera akajombamo akantu irangira, akavuga ngo umwanditsi cyangwa se umufarizayi, mbivuge gutyo, wabashije kumva ijambo ry'Imana ameze nk'umukungu ukura ibibi, cyangwa se ukora mu bya kera agakuramo ibishya. Ubwo ngo tubwo turi mu Matayo cumi na gatatu mirongo itanu na rimwe, hariya niwe wivuga, kubera ko we ni umuyahudi w'umukungu, bivuye gutyo, ariko ni umuyahudi w'umuhanga ubasha gukora mu bya kera agakuramo ibishya, ubasha gutandukanya ibya kera n'ibishya, ni ukuvuga ngo ni umuyahudi w'umuhanga. Noneho kuri cumi na gatanu batubwira atubura imigati, Yezu atubura imigati. Icyo ngicyo nicyo kizamuka kugeza igihe batubwiriye Petero bavuga ngo uri Imana, uri Kristu, Imana ihoraho. Noneho Petero bakavuga ko ahindutse urutare, kuri urwo rutare hazubakwaho kiliziya. Ubwo wazamutse cumi na karindwi Yezu yihindura ukundi, cumi n'umunani akongera agatangira iki? Agatangira none disikuru bundi bushyashya. Kuri cumi n'umunani harimo disikuru yo kubabarira, cumi n'icyenda harimo disikuru ku kudashaka, noneho makumyabiri agaruka ku migani bisanzwe, makumyabiri na rimwe imigani, makumyabiri na kabiri akagaruka gusobanura uwo ari we ugereranyije n'abamubanjirije ba Dawudi n'abandi bose. Makumyabiri na gatatu akongera akavuga disikuru nini cyane, iriya ababwira ati muri nyoko mbi, mubuza abantu kujya mu ijuru, namwe ntimujyemo, mwishe abahanuzi kuva na kera. Aho turi makumyabiri na gatatu. Makumyabiri na kane akavuga imperuka. Makumyabiri na gatanu akagaruka ku ntuza, ku rubanza rw'imperuka, hariya tubwira gutandukanya intama n'intuza n'ihene. Makumyabiri na gatandatu akatubwira ba bakobwa b'ibicucu n'abakobwa b'abanyabwenge. Makumyabiri na karindwi, makumyabiri n'umunani ivanjiri ikarangira. Ni ukuvuga ngo yanditse ku buryo no kwifata mu mutwe byoroshye. Ibindi ndimo kubabwira ntabwo nari mu gusoma. Ni ukuvuga ngo biroroshye kubifata mu mutwe uburyo bikurikiranye. Ni ukuvuga ngo afite plan cyangwa se uburyo abyandika ku buryo ubikurikira rwose bigahita biza. Ariko noneho nagira ngo tugaruke gatoya kuri Matayo cumi na rimwe, kuko irimo ibintu bibiri. Cumi na rimwe hari ahantu havuga ngo ibi ngibi, ubwo ni cumi na rimwe makumyabiri na gatanu, wabihishe abanyabwenge, ubihishurira abantu baciye bugufi. Aka kantu kari kaje gashoreranye n'iki no kuva muri Matayo icyenda. Ni ukuvuga ngo kuva muri Matayo icyenda ukarinda ugera kuri cumi na rimwe urangiza, ni isomo rimwe, ni inyigisho imwe ishoreranye. Kubera iki? Kuko arabanza akavuga ati aba bantu bameze nk'intama zitagira umushumba, barababaje. Agahita atora intumwa, hakazamo ikibazo rero, ubwo ngubwo aricyo nshaka kuvugaho cya Eliya. Dusomere
ndumva ari muri Matayo 11:14. Matayo 11:14, kuko iki kintu hari abantu bajya bavuga ibintu rimwe na rimwe ukayoberwa ibyo ari byo ariko ugaceceka. Matayo 11:14 avuga ku bya Eliya. umurongo wa 14 haratubwira ngo kandi niba mushaka kumenya ushaka kunyemera niwe Eliya. Rekeraho rekeraho, ndumva ari n'icyo Eh, byanditsemo. wagombaga kuza nyine uwo murongo Eliya wenda wagombaga kuza. Yohani Batista yaravuze ati ariko ubundi ni wowe bite kutazana ingoma nk'uko tubyifuza, ubwo ndimo kwihuta. Noneho Yezu arabasubiza ati mugende mumubwire ko mwabonye ngira gutya ngira na gutya. Ubwo Yesu akoze ibitangaza ati mugende mumubwire gutyo. Noneho bakomeje kumubaza babwira ati rega, ati Eliya yaraje ntimwabimenya, ndetse uwo Eliya ni Yohani Batista. Aha rero niho abantu bakubwira bino bintu ngo bya reincarnation, ngo yuko umuntu apfa akazongera akagaruka, ngo Eliya yari yarapfuye ngo agaruka noneho yabaye Yohani Batista. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Hari icyo abakubwira ni ikihe? Abakubwira yuko Ancien Testament cyangwa se isezerano rya kera ryujujwe rikuzuzwa n'inyigisho zigarukira kuri Yohani Batista. Ni ukuvuga ngo iyo avuga kuri ari nk'aho yababwiye ngo ibintu byose byo muri Ancien Testament, ibintu byose byo mu isezerano rya kera bigarukira kuri Yohani Batista. Kubera ko iyo uvuze Eliya cyangwa se ukavuga Moyize, Musa, uvuze isezerano rya kera ryose. Ushatse wavugamo umwe, ushatse wavugira rimwe, ariko iyo ubivuze gutyo uba uvuze isezerano rya kera ryose, nta n'umwe utarutse. Ubwo rero hano nicyo ngicyo narimo yaramubwira ni iyo usoma Matayo ugomba kubanza kugira ikirenge mu ntuza mu isezerano rya kera. Niba kitarimo nta kintu uziyumvira, byose azaba ari igishinwa, nta kintu namba uziyumvira, kubera ko igitabo cyanditse ku buryo umuntu w'umuyahudi cyangwa se umuntu wumva ikiyahudi bivuga gutyo, wumva ijwi ry'Imana uko ryanditse mu bitabo, uko ryanditse mu byanditswe, niryo jambo rikoreshwa, ijwi ry'Imana uko ryanditse mu byanditswe. Iyo asoma Matayo arabyumva kuko biroroshye kubyumva, ariko nusoma Matayo udafashe umwanya wo kubanza gutekereza ngo ese Imana iravuga iki, nta kintu bizakumarira. Ubwo rero sinzi nawe hari ikibazo wari ufite cyangwa iki ku gitabo cya Matayo, ariko icyo nababwira ni uko Matayo ari mu itsinda ry'abanditse ibitabo bya Paul, kimwe n'iki ngiki nyine bamwitirira. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni umuntu wandika abwira abantu bumva isezerano rya kera. Ni ukuvuga ngo niba utumva isezerano rya kera kwirirwa usoma Matayo birakugoye. Simvuga ko nta cyavamo kuko sinjye bitanga, ariko nakongora yuko bizakugora, bizagusaba imbaraga nyinshi cyane, sinzi na bizanavamo. Noneho icya gatatu navuga kuri Matayo ni uko ari umuntu utwibutsa yuko Imana turi kumwe kuva atangira ivanjiri ye kurinda ayirangiza. Imana turi ndi kumwe namwe iminsi yose, ndi kumwe namwe iminsi yose. Icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bwacu nk'abakirisitu, kuko hari n'igihe kigera ukajya uvuga ngo Imana iri hehe, ahubwo ujye wibaza ngewe ndi hehe, wowe uri hehe ahubwo, kuko Imana ntaho iba yagiye, Imana turi kumwe. Ubwo icya kabiri nanone ingaruka z'iki ngiki ndimo mvuga ni uko gutekereza, umuntu atekereza ko hari umunsi bizagera none ngo Imana igakora ibintu bishyashya ku buryo abantu bose babibona. Ibyo ni umutego warangiranye n'Abayisiraheli, natwe ntitwagombye kuwugwamo. Imana turi kumwe, iri kumwe natwe iminsi yose. Matayo 28:18 kugera kuri 20. Ubwo rero sinzi niba hari ikintu kikujemo mu gitabo cya Matayo waba warasomye cyangwa waba wibuka, cyangwa se ntari icyo ukuyemo kuko gusa hari icyo nkuyemo kubera ko iki kiganiro kuri njye kiramfashije, kubera ko kimpaye kumenya uburyo igitabo buriya hari uburyo umuntu asoma igitabo ugasanga wenda ukigiyemo nyine wenda wahera ku mutwe cyangwa se wakinjiramo hagati ugapfa gusoma nyine nk'ibisanzwe, ariko ubu ngubu uburyo uduhayemo cyangwa se dufashijemo kubisobanukirwa bidufasha kurushaho kujya
turushaho noneho kwibaza ibyo turi gusoma, impamvu yabyo n'aho biri guturuka wenda, kubera ko biduhaye kumenya ati uyu mwanditsi cyangwa se iri tsinda ry'abanditsi nk'uko bakomeje bitubwira, bari kutubwira kurushaho kuzirikana nyagasani, ariko binahereye no kuri ibyo byanditswe dusanga mu bahanuzi cyangwa se wenda no mu biriya bitabo bindi byo mu isezerano rya kera. Mm. Kuri njye rero nungukiyemo ubumenyi bwinshi bukomeye kuri njye akazi. ubwo rero ubwo ni ka bonisi nako tukavugeho mu bitabo bine by'amavanjiri cyangwa se mu mavanjiri ane dufite. ubwo hari iya Mariko, hari iya Luka, hari iya Matayo, hari n'iya Yohani. Nigeze kubabwira yuko hari ibinyabuzima bine byo mu byahishuwe kane, ibyahishuwe gatanu, by'umwihariko gatanu, aho batubwira ko hari intare, hari umuntu, hari inyana, hari na kagoma. Ibyo ni mu byahishuwe. Ariko nk'uko nkora mbibabwira, ntabwo ikintu gipfa kuza mu byahishuwe nta handi cyakoreshejwe. Ibyo tubisanga kwa Ezekiyeli igice cya mbere, Ezekiyeli igice cya 10, nanone agaruka kuri biriya bisimba. Ibyo bisimba nibyo bakoresha iyo babaha amazina, cyangwa se bano banditsi babihaweho amazina, icyo nakita toteme, cyangwa se mbivuga inyamaswa zibaranga. Ntabwo ari inyamaswa bino two byacu byo kuvuga ngo turabazigaba, ngo turangwa n'iki ngiki, oya, ntabwo ari ibyo nshaka kuvuga. Ndavuga mu rwego rwa Bibiliya. ubwo rero Matayo arangwa n'iki? Arangwa n'umuntu. Ntabwo ahantu iyo bavuga Matayo bavuga umuntu, bamugereranya n'umuntu iyo bashaka kuvuga biriya bikoko. ubwo Mariko akajyana n'intare, Luka akajyana na kiriya kimasa cyangwa n'iriya nyana, mu gihe Yohana ajyana n'iki? Na kagoma. Ariko ibi nabyo bikaba bigenda bisubiza imyandikire yabo n'imitekerereze yabo, kuko nujya gusoma Yohana, wenda tuzamuvugaho, uzabona yuko hari ubundi buryo iyo yinjira muri Bibiliya, nako yinjira mu byanditse butandukanye cyane n'ubwa Matayo. Kuko Matayo we ni umuntu ushaka kumvisha Abayahudi. Umuntu werekana akadomo ku kandi, niyo mpamvu akubwira ati ijuru n'isi bizashira, ariko ibi bintu ntawe uzakoraho akanyuguti kazavaho. Bajya kubatiza Yezu agahita avuga ati twuzuze ibyanditse byavuzwe. Niyo ngo ako kantu muri we ko kubanza gusobanurira Abayahudi ajya kure kure. ubwo rero muri makeya, uyu muntu ni ukuvuga Matayo, kuko ari nicyo kimenyetso cye. Urabona ko no kuri logo nakoresheje umuntu. Niyo mpamvu nahari bakwereka umuntu, ariko ubundi bakwereka umuntu ufite amababa, kubera icyo baba bashaka kwerekana kiriya kinyabuzima cyo muri Ezekiyeli 10. ubwo rero abasoma Bibiliya dushakishe kuvuka, dushakishe Noheri. Noheri twe kwitekereza nk'umunsi mukuru, ahubwo Noheri bivuga kuvuka. Bivuga kuvuka nk'umukristu. byaba bisobanura iki? Bisobanura kuba warahindutse ukaba ikiremwa gishya. Icyo kiremwa gishya kibaho ubugingo bw'iteka. Matayo aravuka, nawe yavuka bundi bushyashya, kuko Yezu amuhamagara. Iyo Yezu amuhamagaye arahinduka, ubundi akinjira mu buzima buhoraho, kuko Imana turi kumwe igihe cyose, kandi ni Imana y'abazima, ntabwo ari Imana y'abapfuye, nk'uko twabisomaga muri Luka 20:38. Hano numva nakuyemo aha ngaha ni uko Matayo adufasha guhaguruka dufite ikintu duhagurukanye. Niko kantu ndi kumva nakuyemo, kubera ko ntago adusenya mu byo dufite, ahubwo birushaho gukomera kugira ngo bigire icyanga, birusheho kuryoha. kubera yuko yakubwira ati igikenewe si ibitambo, ahubwo n'urukundo n'ubugwaneza n'impuhwe z'Imana. Afite icyo avuga, azi icyo avuga. ngo abantu benshi bicaye mu bitambo. Ibitambo ni ibihe? ni uko utekereza yuko wagiye mu misa aribyo bizakujyana mu ijuru, ko watse penetensiya bizakujyana mu ijuru, kutanga icya cumi bizakujyana mu ijuru, kutanywa inzoga bizakujyana mu ijuru. Ibyo byose ni ibitambo.
ariko ntabwo ari ibyo Imana ikeneye. Dukeneye impuhwe z'Imana mbere na mbere, kandi natwe dukeneye cyangwa dusabwa kuba abanyampuhwe. Ibyo ni byo agarukaho iyo wamubajije nako muri Matayo 18 bavuze bati twababarira umuvandimwe wanjye kangahe. Ntabwo ari karindwi gusa, ni karindwi inshuro 70. Ni ukuvuga ngo icyo kintu cy'imbabazi kimurimo. Muri Matayo 6:13 utubabare ibicumuro byacu nk'uko natwe tuba ducumuyeho, ariko akongeraho ngo ibi ngibi nimutabikora ntacyo mpfana namwe. Ni ukuvuga ngo muri Matayo 6:14 nicyo nicyo gikurikiyeho, nutabara mugenzi wawe ntacyo upfana n'Imana. Ni ukuvuga ngo icyo kintu kimpuhwe muri we kigaruka kenshi, ariko agendeye ku mpuhwe ubwe yagiriwe. Ese ngewe n'izo mpuhwe nagiriwe ndazitekereza? Reka turekere aho ngaho, ubwo tuzakomeza ubutaha, ubwo tuzakomeza ku gitabo cya Mariko. Luka niwe wa kabiri harya? Mariko. Ni Mariko. Tuzakomeza kuri Mariko ni uwa kabiri. tuzakomeza kuri Mariko, tugenda tureba ibi bitabo tunabijyana mu rwego rwa Noheli. Mu gihe rero igihe cyiza cyo gutegura Noheli, Noheli tukayitegura dusoma Bibiliya, tukayitegura twicaye mu ijambo ry'Imana, ariko cyane cyane tukamenya yuko ibyo dusoma mu isezerano rishya ni ibisobanuro by'isezerano rya kera. Niba atari ibisobanuro by'isezerano rya kera, dufite n'uburenganzira bwo kutabitindaho. Niba ikintu usoma ubona gihabanye n'isezerano rya kera, cyangwa kidasobanura isezerano rya kera, cyangwa kituzuye isezerano rya kera, ufite uburenganzira rwose bwo kutagitindaho. Ubwo rero nagira ngo buri wese akomeze ategure iyi Noheli, ayitegure ku mutima no ku mubiri. Ku mubiri rwose izabe nziza, zagire inshuti n'abavandimwe bamusura cyangwa asura, abo basangira n'ibyo basangira, ariko cyane cyane ku mutima twitegure Noheli dukuraho utununga twose, dukuraho imisozi yose, dukuraho ibinogo byose biri imbere yacu. Ibyo binogo turabifite nk'ibinyoma, iyo misozi turayifite nk'ubukozi bw'ibibi, ariko nk'uko twabivuze muri Zaburi, hahirwa umuntu utagenda mu nzira y'ababi, utagenda mu nama y'ababisha, ahubwo agahora ashakisha Uwiteka. Uwo muntu azatohagira nk'igiti cyahinzwe hehe? Hafi y'umugezi. Uhoraho, ineza yawe iraduhoreho, iduhoreho nk'uko amiringiro yacu ari muri wowe. Mugire ibihe byiza.